Guys, dore kode ugomba kuba uzi zikakugira umumaro mu buzima bwa buri munsi. Muri iyi video nakuzaniye kode ugomba kuba uzi mu buzima, zikaba zagufasha mu buryo nawe utazi cyangwa se utaruzi. Guys, rero muri iyi video naguteguriye kode 8 ngiye kukwereka n'icyo buri umwe ikora, ubashe kuzimenya. Guys, ndabizi ko uzikeneye kuko ni ingenzi cyane. Reba ngizi guys uko ari 8. Guys, kambanze mbere yuko ntangira mpereze ikaze abantu bageze kuri channel aribwo bwa mbere. Guys, niba nyaboneka ugeze kuri channel aribwo bwa mbere, kora subscribe, uriking iyi video, wandike muri comment ni ibintu ari byiza, cyangwa se hari icyo ushaka utanga igitekerezo cyangwa se ikibazo wandike muri comment. Ikindi kandi usharinge iyi video. Guys, kora subscribe nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kugira ngo ujye uhora tubana muri video zose dukora buri munsi. Guys, muri iyi video rero ngiye gutangira mbereka buri kode n'iki ikora cyangwa se n'akamaro kayo. Icyo usabwa ni iki rero, reba iyi video kugeza irangiye kubera ko izi kode zose ni ingenzi, ugomba kuba uzizi muri telefone yawe kuko ni ingirakamaro. Kanangirane na kode ya mbere guys. Mbere uko ngenda mbanje kubasuhuza. Muraho. Reka dutangire. Njye mugiye kubana muri iyi video ni Mr Teacher again. Guys, kamere kuri kode ya mbere. Iyi kode ya mbere rero ni ugucekinga ko hari umuntu wakwinjiriye muri telefone yawe cyangwa se ukumviriza iyo uri kuvugana n'abantu. Kureba ko hari umuntu wakwinjiriye, uraza hano muri call, ushyiremo ya kode akanyenyeri urwego gatandatu rimwe urwego akanyenyeri urwego gatandatu rimwe urwego. Guys, nurangiza tukanda hano hasi gutya, hano bahamagarira nyine urahita wakanda gutya. Guys, nurangiza ukurangiye ndabikoze bambwira not forwarded, bivuze ko nta nimero n'imwe yigeze inyinjira cyangwa se impakinga. Iyo usanze hari nimero rero yakwinjiriye, hano usanga handitse forwarded, hari not forwarded usanga handitse forwarded. Icyo uzakora ni iki, ngiye guhita mwereka kode ya kabiri yahita ikuramo iyo nimero burundu, cyangwa se yakuramo nimero ikumviriza cyangwa yaguhakinze. Guys, ngira ngo kode ya mbere wayibonye ikikora, ni ukureba niba nta muntu ukumviriza cyangwa se waguhakinze, kubera ko guys iki kibazo kijya n'abantu benshi, ugasanga umuntu baguhamagaye bakubwira ibi, umuntu aguhamagaye akubwira ibintu ukumva ntaho bizi, kumva ntaho uriye nabyo, bitewe n'iki guys, hari call zawe zitabwa n'undi muntu wakwinjiriye. Tatinze rero reka mbereke kode ya kabiri uburyo wabikuramo uramutse usanzemo izo nimero. Uragaruka no muri za kode zacu. Iyi kode ya kabiri urwego 002 urwego, ni uguhita noneho ukuramo ya namba usanzemo. Kambibereke guys, urwego 002 urwego, nongiza wongera ukande hano hasi gutya kuri call. Guys, ngira ngo uri kubona ko ijambo bahita bakwandikira call forwarding is successful. Icyo bivuze ni iki rero, hano bumaze kuba watsiba nimero yose ikumviriza guys, cyangwa se yaguhakinze. Guys, ngira ngo aha tugeze turi kujyana, maze kwereka kode ya mbere n'iya kabiri. Reka dukomeze na kode ya gatatu. Kode ya gatatu ni akanyenyeri urwego 063 urwego akanyenyeri urwego 063 urwego. Guys, iyi kode ikimaze rero ni icyo bita phone email. Iyi kode uyishyira muri telefone yawe ukabona icyo bita phone email. Phone email rero ku bantu batayizi, ni nimero iranga telefone yawe. Guys, iyi nimero ni ingenzi cyane kubera ko nk'iyo bakwibye telefone, iyi nimero urayikenera cyane kubera ko bayifashisha mu kuba bahakinga telefone yawe ahantu iherereye. Urumva ko iyi nimero iranga telefone yawe ari ingenzi. Guys, binabaye byiza iyi nimero wahita unayandika ahantu kubera ko ni ingenzi cyane guys, kubera ko iyi kode ni ingenzi, yifashishwa
cyane nk'iyo bakwibye telefone. Guys, rero niba udashoboye kuba wajya muri setting ngo uyishakemo cyangwa se bikurushya, handikamo iyi code barahita baguha phone email. Njye hano nayihishe mu buryo bw'umutekano wa telefone yanjye. Dukomeze na code ya kane natinze. Guys, code ya kane ni uburyo hari ukuntu uba wumva unaniwe, ufite stress, udashaka abantu baguhamagara cyangwa se bagutesha umutwe. Uhite wandikamo iyi code guys: *21 *00. Sorry gato guys, iyi ni code ya gatanu nayo mbabwiye kandi tugiye ku ya kane, muranyihanganira. Code ya kane guys ni uburyo bwo kureba phone information. Ni amakuru, full information ya telefone, noneho hano bayaguha yose guys. Ni amwe mu makuru abahishwe, noneho ubasha kuyabona ukoresheje code ngiye kukubwira ya kane: *urwego 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 urwego 4 6 3 6 4 6 3 6 urwego urwego. Guys, ukimara gushyiramo iriya code uhita uyingukira ahantu hameze gutya: phone information, usage statistics, wifi information. Icyo ukora ni iki rero? Ngira ngo uri kubona ko information izarizo amakuru ya telefone, amakuru ya wifi na usage statistic. Usage statistic ni uburyo ibintu byakoreshejwe n'igihe byakoreshejwe. None guys, kadore kuri akambere uraza hano kuri phone information kano. Guys, ngira ngo uri kubibona nyine hano bahita baguha amakuru agiye atandukanye. Reba nka phone number, email nayo barongera bakayiguha, phone number. Njye hano mba nabishe kubw'umutekano wa telefone yanjye, ariko nta hantu hingukira. Guys, ngira ngo uri kubona ko baguha n'ibindi bintu byinshi sinanabizi. Network type, ngira ngo uri kugenda ubibona guys. Hano noneho ukaguma ukamanuka hasi gutya, ugenda ubona andi makuru guys. Ngira ngo uri kubona ni ibintu byinshi nta nubwo nanabizi guys. Hari n'igihe mwaba munabindusha. Ngira ngo aka ni akantu ka mbere mberetse. Ukimara gushyiramo iriya code ka mbere uhingukira. Aka kabiri ni aka usage statistic. Noneho hano ni uburyo buno buryo bwa kabiri, usage statistic, ubona igihe uherukira kuri social media cyangwa se kuri porogaramu zawe za telefone. Reba nk'iyi CapCut hano ya hambere, ngira ngo uri kuyibona. Mperukaho app last time usage, mperukaho 3:21:41. Mvaho nagiyeho 12:00, mvaho 3:00. Ngira ngo uri kubona nyine ni ibintu bigendanye na time used. TikTok nabyo urabibona, Google urabibona, n'izindi application za telefone. Hano ni igihe uba wamaze cyangwa se uherukira kuri application runaka cyangwa se program. Guys, rero aho ibi byagufasha iki? Iyo usanze harimo time utazi, nyine utazi igihe wayigiriyeho, hano uhita umenya ko hari umuntu ushobora kuba ukoresha telefone yawe cyangwa se waguhakinze. Reba nkaho wenda njyewe ndabizi ko hano nakoresheje iyi application iki gihe, noneho nkasanga hariho ikindi gihe ntazi cyangwa se ntazi ko nagikoresheje. Icyo nzamenya ni iki? Nzahita menya ko telefone yanjye bayinjira cyangwa se bayihakinze, mbashe kuba nabicekinga mbikore guys. Noneho tujye ku kantu ka gatatu, wifi information. Hano nyine urabyumva ni amakuru ya wifi. Dore ngaya aba ari menshi guys, ngira ngo uri kugenda ubibona. Wifi status ni byinshi, uri kubibona guys, ni byinshi guys. Ngira ngo code ya kane noneho ubashe kuba wayibona. Noneho dukomeze na code ya gatanu guys. Code ya gatanu rero ngiye kubereka ni uburyo wagira phone busy, cyangwa se ni code ushyira muri telefone mu gihe udakeneye ko abantu baguhamagara cyangwa se bagutesha umutwe, ufite stress cyangwa unaniwe, uhita ushyiramo aka gakode. Iyo umuntu aguhamagaye telefone irahanuka cyangwa se bakamubwira unable to connect,
uraza hano wandikemo akanyenyeri 21 akanyenyeri 04 urwego, uhita ukanda hano hasi call nyine nk'ibisanzwe hano gutya. Guys, ngira ngo uri kubona ahita bakubwira call forwarding registration was successful. Noneho guys, hano nyine biba bimaze kuba byajya mu nta muntu wambona. Icyitonderwa guys, wowe hano iyo uhamagaye umuntu uramubona ariko wowe ntashobora kukubona. Noneho kujya umenya ko byamaze kuba byakunda, hano hejuru bahita baguha akantu kameze gutya. Aka guys, ngira ngo wakabonye, niko kamenyetso gahita kaza hejuru muri telefone yawe. Ubu hano nta muntu n'umwe ushobora kuba wanshaka ngo ambone keretse njyewe uwo nshatse guys. Noneho tujye kuri kode ya 6 y'uburyo noneho wahita ukuramo kano kantu cyangwa se uburyo wakora abantu noneho bakakubona mu gihe wumvishe uburekeye kuba busy. Uraza hano kandi urwego 21 akanyenyeri 04 kandi hano call. Guys, rero ukuntu bahita bakubwira ngira ngo wabonye ko kamaze kuba kavamo. Call forwarded service has been disabled. Ngira ngo uri kubibona ko kaga kode hano hejuru ntagahari. Kamaze kakamenyetso kuba kavamo kagaragaza ko phone yawe irimo agakode, nta muntu ushobora kuba waguhamagara ngo akubone. Guys, rero izi ni kode 6 maze kukubwira. Ngiye kuri kode ya 7 mpita njya ku ya 8 ya nyuma ntarambiranye. Iyi ya 7 rero kode ya 7 ni uburyo wa foromata telefone. Guys, iyi kode nta nubwo ndayivuga kabisa kubera ko iyi kode ni icyitonderwa. Guys, iyi kode ya 7 ni uguforomata telefone. Ngira ngo uri kureba kuri screen, nawe uri kubona muri screen yawe iyi kode. Niba ushaka kuba waforomata telefone yawe utavunitse ngo uca mu settings, vayo wandikemo iyi kode ya 7 iyi ngiyi. Uwe uyandikeho akanyenyeri 2 akanyenyeri 3 5 urwego. Guys, ukimara gushyiraho urwego telefone yawe ihita yiforomata. Niba ukeneye guforomata telefone koresha iyi kode, ni uburyo bworoshye. Mbere yuko uyiforomata ushobora kubanza ukabika ibintu byawe by'ingenzi, amakuru yawe y'ingenzi ukayabika ku yindi telefone cyangwa se kuri memory card. Guys, kamwereke kode ya 8 ari nayo ya nyuma. Iyi kode ya 8 nayo guys, nayo ndayivuga iyi ngiyi. Iyi kode ya 8 guys, ni uburyo waforomata ubu telefone buto bwa gatushi. Ku bantu batazi gatushi, ni ubu telefone bw'amatushi nyine. Ngizi kode ebyiri negeranyije, ushyiramo iya mbere yo yanze ukoresha iya 2 ugaforomata agatelefone gato, bitagusabye guca mu settings ngo abantu bakurya amafaranga ngo baguforomatire telefone. No guys, bikore gutya ushyiremo izi kode. Icyitonderwa guys, ntago nkubwiye ngo guys, icyitonderwa rero ntago izi kode nzikweretse cyangwa se nzikubwiye ngo ugende uzikoreshe ibitemewe. Guys, bikoresha mu buryo bwagufasha muri telefone yawe. Nyaboneka niba iyi video hari ikigufashije, ndagusabye kora subscribe, usharing iyi video, liking. Ikibazo cyangwa igitekerezo wandike muri comment. Niba hari ikintu ushaka ko nakora video urandika muri comment, nabwo nta kibazo. Guys, kora subscribe nicyo kintu cya mbere kibanze, ndakwinginze kugira tujye tuguma tubane muri video za buri munsi. Guys, ntibagiye ya gahunda ya tuzamurane. Niba ufite channel name yime muri comment, nanjye ngukande subscribe, twese ibintu bibe uburyohe. Thanks for watching my video. Naho ubutaha mu zindi video. Ciao.